the way unziziki iyi nzira nise cyumeze urukumbuguza kanyumvira kandi wari umaze kumbeshya ngo umeze neza nyine aka kaboko kakutse ndabizi rega gukubise cyane ariko nyine ihangane komanda nyine ntabwo yabishakaga uzi ko wabyimbye ntabwo yabishakaga nuko ese ubundi mwapfaga iki buriya ko yaje ambwira ngo papa ngo namubwiye ngo ibintu ngo byashirira ibintu byinshi nazi njye ndabizi yesu warabimubwiye koko nta kintu nigeze mbwira papa akundi nyine ihangane si umumenyereye se undi uko ameze ako wasanga atabishakaga ukuntu wakugize ariko nta kibazo mufite inkuru nziza yindi uribuka bampa amafaranga yo kugura imyenda nyuma yaho rero papa yaje kumbaza uko imyenda yari imeze ndamubwira mama yambwiye ngo udutsinda neza Dubai undi se kari mwebwe nyine yavugaga genda nawe uri mu bana nanjye no kubikora ngo mutoneke kamwihorere ntakubabaza tuzajyana twese ari wowe ari mama na Rehema twese tuzajyana mugira ikibazo rero wasanga aha nakubwiye ngo urimo kandi nyine urabizi ntari birya tuzajyana nyine ako ntubibwire mama ko nyine ndetse ubu urumva nayimubwira ahubwo ndaza kubibwira papa ugenda ugwiki ndetse yakugira ati mama yanyica utagira ikintu ubwira papa ndakwinginze ndetse ubu urumva mubwiye ko yagukubise yagiye kumubaza impamvu ntabwo nongera gushaka ibibazo nta kintu agutwara wana reka njye muvuganire nta kintu agutwara ndakwinginze mbabarira utagira ikintu ubwira papa se mana yanjye we nugira ikibazo ndabimubwira ntacyo amubwira mbaba ntabwo nshaka kongera gushwana na mama ariko nta kintu umupfa wana mwihorera we ntugire niba unkunda basi ntubibwire oya ntugire ikibazo wowe uryamire ndabimubwira kandi ntacyo akugira mana yanjye urumva mama noneho yankurira iki nta kintu agutwara wanyumvisha utagira ikintu oya we ryama nta kibazo ukomeze wihangane nta kindi genda bimubwira ko mama yanyumvise ho yariko ndetse ubundi yabiyoberwa agasaba ameze gutya ntiyabikubaza ndamwishe amani yankubise atabishaka mpita nikubita hasi atabishaka se akakuvuna do sinagukoraho uri gutaka we ryamutuze nyine ubwo nta kurundi gusa ubwo reka mbyuke njye gushaka uburyo njya koza ibyombo oya byihorere wantu byihorere biryamire se biriya byombo biragenda oya byihorere simari se ngo umufashe we ntugire ikibazo mama se ntabwo usanga uri koza ibyombo kandi oya ndabikora rugira ikibazo ubundi turamenyeranye njye nawe sibyo we ryama uruhuke wumva umeze neza sibyo urakoze nta kibazo agahinda karansabitse sawa sawa ndaza kuza kukubwira gusa byiza ariko sinzi buri gihe uzajya uhora uhagaze wenyine ngaho wicaye wenyine ngaho wifashe ku matama ibyo ntabwo mbishaka ko nayinje guhagarara hano nabonaga n'ubundi kwiyamuranga none se ubu filozofi bw'uduki ubu filozofi duki nta kintu mba filozofi gusa hari ikintu nashaka kumbwira ntabwo ndibutse ejo hari ikintu ushaka kumbwira ariko nuko nihutaga niko ushaka kumbwira nyine hari umuhungu ucuruza amagi twarahuye mu muhanda ni umwana mwiza agira umutima mwiza ariko nyine nako ari mu buzima bubi
ntabwo yari ari mu buzima bwiza, ntabwo byari byoroshye, n'amagi byose byamushiranye. Ndamubwira ngo ndaza kugusabira akazi mu rugo ndakubariza papa, urabona n'ubundi izamu wacu akazi kaba kameze nk'aho kamunaniye, abasinzira nyine. Izamu wacu ubona ko nawe ari umusaza, nibona nta kintu agishoboye. Ndavuga ngo ndaza kumusabira akazi mu rugo, niyo yaza bakazajya bafatanya, agafatanya na zamu nyine. uba ubona akiri mu myaka y'ubusore yashobora akazi. Ndavuga ngo ndaza kumusabira papa, nabyemera nzakubwira. none se ayo magi yacuruzaga yagiye he? Simbizi. Nta ukuntu ukora bikanga, nyine ubuzima bukakugora. Ndavuga ndaza kugusabira papa mwumve, niyo yazajya aguha udufaranga dukeya twagufasha. mwari musanzwe muganira se? Oya, ko namubonye nkamugirira impuhwe, mbona ari umwana nyine nawe mutoya ukiri aho nyine uri kwishakisha, nta kazi afite. cyusa mukobwa wanjye, Ubwo Daddy, ntabwo ngushimira ko wenda wahubutse cyangwa se ngo mbikugayire, ariko nkunda umutima ufite, nkunda umutima w'impuhwe ugira, uri umwana mwiza, kandi nanjye niko nubatse burya nangira impuhwe. kubera iyo mpamvu nuko nkuzi, nongera kumubona uzamubwira azaze. Daddy urakoze cyane, ni ukuri urakoze, Imana iguhe umugisha, urakoze kuba ubyemeye ko azaza. Ni ukuri uramfashije kandi waramufashije. ntabwo mbikoreye we, ahubwo mbikoreye wowe, kubera ko uwo mutima nukurana nzi ko n'Imana izaguha imigisha myinshi. Daddy urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. hari igihe nkureba ubundi hareba inteye ibitekerezo ugira, hareba uburyo wifata, uzi ko wagira ngo ufite imyaka nka 40. uba wicaye akantu kose ukakareba ukagakora analyse, kari ukagakorera analyse, uzavaho umunyabwenge. Urakoze cyane. harya mu ishuri ni ayahe masomo utsinda cyane? Imibare na fizike. imibare na fizike. ngo imibare myinshi gisaza, ariko ntabwo mbizi, uramenye sibyo? so uzamubwira azaze, ubwo ashobora kuzajya akajya asimburana n'umuzamu wacu. erega nawe si ni ukuvuga ngo ntabwo ajya aruhuka, akora amanywa agakora ijoro, agakora ijoro agakora amanywa. wumva waruhuka se wowe? wenda umwe yazajya akora amanywa undi agakora ijoro. yes. kubera iyo mpamvu rero numubona uzamubwira azaze. urakoze cyane papa. kandi si mu mutima wawe, ugira umutima mwiza cyane. Hello. Yes, Leia. Oui. Nageze kuri gate. Sure. Yego. Wow. Mvugisha kuri wageze. Nagusoma nakoresha Leia. Oya, I trust you. Umva ndishimye, reka nze kurebe. Sawa.
ureba. Hano iwanjye. Ni karibu. Merci. Urameze neza? Ndaho. Wambaye neza? Ari neza. Niyo nawe nambaye nabi ndumva bavuga ko ari neza. Wambaye nabi. Wambaye neza cyane. Merci. Urameze neza? Goga. Karibu. Merci. Mugabo iburyo. Ariko wari umeze neza, ngo wambaye neza kabisa inasitire muri imwe yawe. Karibu urisanga. Ahise mugiye kunyicaza nkaho ndi umwana. Uwo mugongo si umwana wicaye nawe akwicaza. Umeze ute? Ibaze nicariye umugongo. Mu bintu by'ingenzi ugira nabo ni uwa mbere. Meze neza. Meze neza ndashima Imana. Warakoze kuza. Eko nabakoze kunyakira. Nabiguhamagaye uriya ntabyizeye neza iyo kuri buze. Ariko se kubera iki? Bitewe n'ukuntu ejo bundi uheruka aha ngaha nakubwiye amagambo menye atari meza kandi agushimishije. Oya. Nabikubwiye kare kuri telefone mugabo mbabarire niba naritwaye nabi. Ariya. Ntabwo witwaye nabi. Ahubwo numva ari njye wakushije kuba ntaravuze yego. Seriously? Seriously. Erega burya abagabo tugira kwihagarara ariko tuba twarangiye. Sure. Kandi uzi neza ko dufatwa vuba. Nizo cyagiye wihagararagaho uko nabonagaho nanciye amazi byatari uvuga iby'abantu ngo umugabo ngo iki nkabona sikori wayiseriye kumbi. Burya nari nashize rero. I'm sorry. It's okay. Burya nagiye mbitekerezaho. Numva nabaye ikigwari. Na cyane ko muri iyi minsi ntabwo mbaye neza n'umugore wanjye. Nawe se? Niko bimeze pe. Sinzi nakubwira ngo byanjye na murangure hariya. Erega iyo nkureba mba numva nta nyota mfite mba numva mbese ubura ibyo kunywa n'ibyo kurya kuri njyewe. You're really beautiful. Thank you. You have good lips. Uruhu rwiza. Ukuntu wari waranze kumvugisha kumvisha upfa nari ngukeneye mu buzima. Ubundi niwe numvaga nkeneye mu buzima bwanjye ubundi ibintu byose bigahita byikora. Ariko urabizi mbona nubwo ufite umugabo mubonamo ubusugi. Yego sugi we, okay. Mubonamo ubusugi pe. Shari ubundi kubana n'uriya ni nkaho ndi nayo. Ntawe utani ntabwo ugiye kure y'ukuri by the way. Umunsi ku munsi wamugenda uba mwiza cyane. Thank you. Komeze bite? Sha nta kuntu meze nyine nawe kubizi nabikubwiye kuri telefone ukuntu umugabo wanjye tutabanye neza tubyuka dushwana kuryama ntabwo tukiryamana kubera nyine ni stress yigendera mva nkuko nabikubwiraga nyine kiriya kibazo cy'amafaranga ibyo bintu turi gupfa muri no minsi namubwira ngo akuganirize umufashe ntari kunyumva. Ndabyumva. None se Shari nakoreye. It's okay. Shari se ikibazo nta kintu bitwaye. None se ubwo ufite icyumba cyo akagira iki? Oya urebye turara hamwe. Ntabwo ari icyumba kimwe cyangwa ikindi ariko ni nka rundi ari umwarara nyine ni uguterana umugongo mwarebye hirya ndumva nta gukora nawe nta kintu urumva ni ibyo ngibyo. Ibyo maze ikingana iki? Shaka kuva nyine icyo kibazo cy'amafaranga pe. Ariko si icyo kibazo cyo kimaze ikingana iki gihe kirekire? Ntabwo ari kinini cyane ariko wumve ngo sha umugore mwiza nkawe ibyo tunabyiborera ubundi si inshuti yawe ndazanabikubwira cyangwa nta kibazo tuganire ku byacu.
uraho. Excuse you. Urava ukajya. Bari bamaye akazi hano. Zamu! 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 Aho kizuti? Bari bamaye akazi hano. Ngwino hano. Iri bandu rikinguriye gute? Bambwiye ko ngomba kumukingurira ko bamumereye akazi. Bivuze ngo wari ubizi. Nari mbizi barabimbwiye kandi nabo yamaze gusobanura. Okay, genda nimba ariko bakubwiye. Ni papa bikubwiye cyane bose barabikubwiye. Okay, genda. Uje gukora akazi. Ibandi nkawe. Nureba uri iki se? Ndabona ahubwo urenze no kubibanda. Uje gukora hano? Ntabwo ndeba ninje gushaka akazi. Hano muri uru rugo cyangwa ni hanze wayobye? Si hano kwa Mbuga. Yes, look at the house. Hano haje abakozi be. Nkomera amashyi nsakuriza. Uje gukora hano haje abakozi beza bakurenze baragenda none niwe uzashobora hano. Nawe nzashonge se ko nitwara neza nta kibazo cyane. N'abandi bitwaraga neza kukurusha. Twara neza. Ibandi ahubwo niba nutatwibatuza umva genda ujya kuvugana na Marumza n'ibyanyu. Ari muri salon. Genda ujye kumureba ari hano muri salon ntabwo wabona kandi ukuremo ibyo bikweto. Nta kibazo Marumza. wakoze sinakumva ko nagushimira ntabwo uzi ibintu wo muri ntabwo ubizi mba nakagara mfite ikintu cyitwa ubushyuhe yibaza ko naryama ku buriri ishoka ahita yitera ipasi sure yeah ariko nanjye nkumbuye rero tasha biragaragara ahubwo se ni ryari uzongera kunzima uteganya kongera mu cyose fo cyane mbwira noneho kugenda ngaruke ego ko cyane umva ahubwo ndumva twagumana ndi tutanagenda nibaze ko noneho wa mugabo mwibagiwe burundu ahubwo noneho arakoze cyane mva sinzi ikintu nakwitura sinzi ikintu naguha mu buzima byonyine kuba unanyemereye ni agaciro ka mbere umpaye nta n'akandi gaciro nsigaje ni aka konyine ariko rero nubwo ibintu tubikoze ntumbwire ko utangiye kwicuza ndetse twanishima kwikora hano ntabwo it's not fair why aha ni mu rugo rwawe ni umurambo urabona gute igihe tubishakiye twari tujya tugiye mfite amafaranga uzajya it's okay ngese hari ikibazo upfa kuba ari ukubona njye nawe anywhere anytime imibonano gusa urukundo rwaranyanze rukundo we unzize iki iyi nzira y'ubuzima iragoranye ubu buribwe ni bwinshi umutima ukeneye ihumure kuko ndi kugenda inzira y'amahwa kuko ndi kugenda inzira y'amahwa ndabizi ko nawe utorohewe tuzi umutima wakoze ibyo wasabwaga igihe kizagera izuba riturasire imana izaba mu ruhande rwacu ntabwo ubuzima
uzahora inzira y'amahwa. Ntabwo ubuzima buzahora inzira y'amahwa.